uyu mukobwa Chizi yaje ahangaha ku ruhande avuga ati Okoro amakuru yawe umeze gute? Umusore areba avuga ati meze neza. Uyu mukobwa Chizi avuga ati nari nkuzaniye ibiryo. Uyu avuga ati what? Atunguwe cyane. Ati se nukubera iki wakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Wumvise Uche avuga ko uyu munsi nyine nta biryo ngomba kubona cyangwa se nagomba guhabwa ibiryo. Rero ibyo biryo warunzaniye ngiye ntabwo mbikeneye, simbishaka. Ntabwo nshaka kugushyira mu kangaratete nanjye ngo nkajyemo. Uyu mukobwa aramubwira ati oya ibiryo ntabwo mbizanye ahangaha, nabishyize inyuma y'urugo niho uri buze kubisanga hafi y'igikoni n'umuryango w'igikoni. Nuramuka ugiye hariya uri buze kubona ndetse n'amazi nyine arahari. Amureba mbese ngo Uche yavuze ko uyu musore Okoro atagomba kubona ibiryo. Ahita amusubiza ati none se aramutse aje aho ngaho agasanga ndimwo kurya, ibyo ngibyo byaba ari ibindi bibazo bikomeye cyane. Uyavuga ati oya ntugire ikibazo, wowe genda ujye kurya, noneho nasohoka yerekeza hariya ndibuze kuba mpagaze ahangaha nze kumubwira ko nagusigariye ku nshingano zawe ahangaha ku buryo ntari buze gutuma ahagera. Okoro yabitekerejeho avuga ati ubihagazeho neza cyane se? Ati mbihagazeho neza cyane. Ati ugira vuba wihute cyane. Uyu musore nyine ngo uriya musore Uche ushinzwe abakozi bahangaha b'ibwami ngo aramwanga cyane, none uyu munsi nta nubwo agomba no kurya. Rero nuko nguko yavuye ahangaha, uyu mukobwa nawe asigara ahangaha ategereje. Sasa Okoro yicaye ahangaha arimo kwirira bisanzwe. Ubwo ni ukurya bwihishwa kugira ngo batamufatira mu cyuho. Ni agace ka kabiri nuko nguko tugatangiye. Ari ahangaha wa musore Uche ushinzwe abakozi bahangaha nuko nguko yageze hano aramubona. Ahita amubona avuga ati yego shahu ndakubonye. Okoro aza yegera ahangaha ndetse ahita amukanga cyane uyu musore. Okoro nawe ahita yikanga arahaguruka. Ati oya ibyo biryo bishyira aho ngaho hasi vuba vuba, ndetse kandi ntagire n'ikintu ugerageza na gitoya. Aza avuga ati oya shyira hasi. Okoro yashyize bino biryo hasi bamufatiye mu cyuho. Niyo nyama washyize mu kanwa kawe wamize yikuremo vuba vuba. Ntutume nsubiramo, iyo nyama iri mu kanwa kawe yikuremo nonaha Nyagasani. Amuciza n'inyama. Ati mbese muri make ahangaha urimo kwirira inyama. Oya waje ahangaha muri iyi palace kurya rwose, waje ahangaha kurya. Ati hita unkurikira nonaha. Ndavuze ngo ibyo biryo bihita ubiterura nonaha nurangiza uhita unkurikira igitaraganya. Iryo ni ryo tegeko nguhaye. Abandi bantu mungana ahangaha bibereye mu kazi kabo, none wowe urahangaha urimo kurya. Uyu musore Okoro avuga ati umbabarire cyane nari nshonje, inzara yari inyishe. Ati uvuze ngo iki? Ngo wari ushonje, inzara irakakwica urakicwe n'inzara. Hita unkurikira nonaha duceho tugende. Haje ahangaha kurya ahangaha amureba nabi cyane. Ato mbese uracyafite n'ibiryo mu kanwa? Ahubwo uracyafite n'ibiryo mu kanwa. Amucisha aho aramujyana. Nyagasani uyu musore yaramubwiye ngo aramwanga cyane mu gace ka mbere twarebye. Sasa yaje ahangaha ku ruhande ni Uche arimo kwizengurukaho ahangaha, bigaragara ko arimo gushaka igisubizo. Sasa rero ati Okoro nawe areba hasi. Ninde waguhaye ibyo biryo? Ninde waguhaye ibyo biryo uhoze urimo kurya nonaha? Abaja bahangaha ibwami nuko nguko baje barimo na wa mukobwa Chizi akomeza kumubaza ati ninde waguhaye ibyo biryo? Ninde waguhaye ibiryo? Na Clara yaraje. Ninde wahaye Okoro ibi biryo? Ndavuze ngo ninde wamuhaye ibiryo nonaha? Nimunsubize. Barikanze. Uyu mukobwa Chizi ahita avuga ati ninjye wamuhaye ibiryo. Bose bavuga bati wagize ute? Ati Chizi ari Clara. Chizi baramubona. Ati Uche umbabarire cyane, nsabye imbabazi, ntabwo nagombaga kumureba cyangwa se sinabashije kureba uyu musore Okoro arimo kwicwa n'inzara, bityo rero nagombaga kumuzanira ibiryo. Yavuga ati ngo ntabwo wagombaga kumureba arimo kwicwa n'inzara rwose. Mbese muri make wagombaga kumuhereza ibiryo utanansabye n'uruhushya, njye nta ruhushya natanze. Ategera hino agakobwa. Ngwino wigire hano hino. Ni umuseke. Hari umutemufata avuga ati genda wagakobwa we. Ahita amwegeza hariya. Ati pfukama aho ngaho. Mwembi uko muri babiri ni mupfukama aho ngaho. Nonaha. Arabapfukamisha. Uyu Okoro we yabanje no gushyira bino biryo hano hasi. Uyu ngo yazamukubita amuhonda. Wa muginga ndavanga ujya gupfukama warangiza pfukama hano hasi. Nyagasani ni umusore bigaragara ko nyine atakunzwe.
n'abakobwa baramwanze ngo bategereje igikomangoma ngo nicyo kizabahitamo. None umukobwa Clara nawe yaramwanze, mumanike amaboko, ndavuze ngo mumanike amaboko nona, ndetse kandi ntimutume nsara ahangaha ngo mutume ubwongo bwanjye busara ahangaha. Mwebwe muracyari gukora icyaha mwabaginga mwe. Bahita bacaho baragenda, n'abaja b'ibwami, idiots mwabigoryi mwe. Naho rero mwebwe uko muri babiri, aza yegera, ninde waguhaye uburenganzira uyu musore kugira ngo umuhereze ibiryo? Uyavuga ati ndakwinginze uce, ndakwinginze. Ati oya, ngo mbese usabye imbabazi, uri sorry rwose. Aza yegera ati wawo Chizi rwose usabye imbabazi, usabye imbabazi. Amujya inyuma ati uravuze ngo aka kanya urimo gusaba imbabazi? Amwegera, ndetse yatinye cyane umukobwa, araseka cyane, uca araseka cyane. Atambuka aho acaho aragenda. Bano baje ku ruhande, uyu musore Okoro avuga ati Chizi umbabarire cyane ngusabye imbabazi. Undi amureba avuga ati nukubera icyo urimo gusaba imbabazi se? Okoro avuga ati nyine ndi gusaba imbabazi z'ibihano wanyuzemo kubera njyewe, cyangwa se ibyo nagucishijemo, umbabarire cyane ngusabye imbabazi. Uyavuga ati oya bimeze neza, bira byose nakoze nabikoreshejwe n'urukundo. Uyavuga ati oh no. Kumbe umukobwa nawe aramukunda ariko uyu nguyu we yakunze uwundi. Ati Chizi rese bino bintu byose urimo kuvuga ni ibiki koko? Ibi byose nawe by'inkundo utangiye kuvuga ni ibiki? Amureba koko umukobwa Chizi avuga ati umbabarire nsabye imbabazi. Okoro avuga ati ndagira ngo wumve, iyo aba nari mbizi ko ibi byose uwakoze cyangwa se ibintu burimo kunkorera wabikoreshejwe n'urukundo, nukuri ntabwo nagakwiye kuba naraguteza amatwi cyangwa se ngo mbyemere. Yavuga ati ariko ndavuze ngo nsabye imbabazi niba naragukunze. Gukunda ukanasaba n'imbabazi zo kuba warakunze umuntu. Okoro yaruhukije umutima avuga ati oke bimeze neza cyane. Ati ngaho ndagira ngo umbwire rero Chizi, none se nukubera iki wowe udakurikiye igikomangoma nk'abandi bakobwa bose bari aha ngaha? Chizi yazunguje umutwe avuga ati oya sinshobora, njye sinabishobora. Njye ntabwo nshobora gutakaza igihe cyanjye ndimo kwitegura, ndimo kurwana, ntegereje umuntu ntanazi, ndetse ntazi n'uburyo uwo muntu asa rwose. Cyangwa ngo ntegereze umuntu ngo kubera ko ngo ari igikomangoma. None se aramutse agarutse akazana n'umugore w'umuzungu nyine, none se aramutse agarutse yarangiza akadutera umugongo akavuga ko muri twebwe nta muntu ashaka, umuntu utazi uburyo yitwara, imyitwarire ye, njye nubwo mbizi wenda ko njyewe ntitwara neza kubera urukundo nyine tu. Uyavuga ati oya kubera iki? Icyo nshatse kuvuga, njyewe ntabwo uzi imyitwarire yanjye nanjye, nta kintu unziho na gitoya rwose. Chizi amureba, none se undi aramwegera ni Chizi. Ati kuva umunsi wa mbere naguhanzeho ijisho nkakubona kuri wowe, ni umunsi nasobanukiwe uwo uri we rwose. Okoro uri umuntu mwiza, cyangwa se uri umusore mwiza, ufite n'umutima mwiza. Ndabizi ko byanga byakunda umugore mwaba muri kumwe cyangwa se umukobwa wamwitaho neza cyane. Njye ntabwo naguye mu rukundo nawe nk'abandi wenda ibindi bagenda bavuga ngo uri handsome, nyine uri umusore nyine w'icyuki. Njye naguye mu rukundo nawe kubera ko hari ikintu nakubonyemo cya danje. Uyavuga ati oh come on Chizi, rekera aho ngaho kubeshya wana wimbeshya. Ati njye ndimo kukureba ku isura cyangwa se mu maso, byose byanditse ku isura yawe. Igisebo cyangwa se nyine gutenguhwa byose biri kuri wowe, birimo kugaragara. Nyine kumwe ureba umuntu noneho uwo muntu ukamubonamo ko yatengushwe, mbese waramutengushye cyane, urimo kubimpisha. Iyo ndebye uratengushwa cyane. Uratenguha. Nese nukubera iki? Nukubera iki udatekereza ko igihe nge nawe twaba turimo guteretana cyangwa se twaragiye mu rukundo, noneho icyo gikomangoma kikaza, utazigera unsiga noneho ukagenda ukagisanga nk'uko abandi bakobwa bagenda babikora? Nanone uyu mukobwa Chizi aramubwira ati oya ntabwo ibyo nzabikora rwose, kuko iyaba ntari naragukunze na mbere ntabwo nagakwiriye kuba naraje ngo nze ngusanga ibi ngibi mbikubwire nibyo nagukoreye. Nubwo mbizi ko wenda nyine tu abasore ntabwo bemera urukundo iyo ruje rubasanga uburyo bivuze, iyo ruje ngo in a platter of gold, niyo nyine ngo umusore iyo abonye umukobwa aje amusanga cyangwa se ari urimo kumugaragariza urukundo, ngo abahungu ntabwo babyemera. Abahungu baba bashakaga urukundo bavunikiye, kuko iyo babonye ruje rworoshye barabikeka, bagakeka ko byanga byakunda harimo ikindi kibazo.
Okoro yaramurebye, kumbe uyu mukobwa utwo tuntu twose abatuzi, nawe nyine ababaye cyane, ndetse Okoro yaruhukije umutima avuga ati reba Chizi reba. Undi nawe aramureba amufata n'amaboko ahangaha, umbabarire cyane ngusabye imbabazi, umutima wanjye watwawe n'undi muntu cyangwa se undi muntu niwe uwufite. Umukobwa ahita amwiyaka yaragize ngo agiye no kumubwira akajambo keza, aramureba arangije ahita acaho aragenda. Umbabarire umutima wanjye barawutwaye, kumbe uwawutwaye we nta nubwo amushaka. Nuko nguko bigenda, kuko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Uyu musore Okoro yaje kwicara ahangaha ku ruhande arimo kubitekerezaho, ibintu ntabwo barimo kubimworohereza, ntabwo birimo kugenda uko abishaka. Yakunze umukobwa Clara, none Clara we yitegerereje igikomangoma. Undi muja wahangaha ibwami nuko nguko yaje gake gakeya amwitegereza avuga ati hanyuma se Okoro uri gukora iki ahangaha? Akomeza kumwitegereza cyane, ndetse Okoro nawe aruhutse umutima avuga ati oya nta kintu wana, ntacyo ndi gukora ahangaha. Umukobwa avuga ati wimbeshya, kubera ko byanga byakunda hari ikintu kiguhangayikishije cyane ndimwo kubibona. Umusore Okoro avuga ati ariko njye aka kanya ndakubwiye ngo meze neza, ibintu n'ubutamu cyane. Umukobwa ahindukira abitekerezaho avuga ati hanyuma se nukubera uriya mukobwa Clara cyangwa Okoro nawe amureba gake gakeya, niwe ntandaro ya byose. Hari abantu bari kuribwa n'inkundo muri iyi minsi bahangayitse, aka kanya ndabasuhuje nanabihanganisha. Okoro nuko nguko yahagurutse gake gakeya, kumbe ni Clara. Shahu urukundo rurakurya rukagutesha umutwe, bikarangira n'ubundi muruguyemo mugasanga nta kirimwo. Ati yego nukubera Clara rwose, nukubera we. Ati ntabwo nzi ikibazo ngewe mfite pe, aka kanya nanjye sinzi ikibazo cyanjye. Uriya mukobwa Clara ndamukunda cyane birenze urugero, noneho uko ngerageza cyane uriya mukobwa kumwikura mu mutwe ngo mushyire ku ruhande, ahubwo niko nkomeza kwibona cyane ndi kugwa mu rukundo nawe byadanje birenze cyane. Ati nge ntabwo nzi aka kanya ikindi kintu nakora pe, sinzi icyo nakora. Undi aramureba avuga ati Okoro uriya mukobwa Clara nzi ntabwo azigera gutega amatwi, ntazigera kumva, ndetse uramutse umbajije aka kanya nakugira inama y'uko uriya mukobwa wamujya kure cyane, ukamujya kure. Ese ni ukubera iki utasanga uriya mukobwa Chizi koko? Uriya mukobwa Chizi aragukunda cyane byadanje birenze, ndetse kandi tunarebye ibintu byose uko bimeze aka kanya, wowe n'uriya mukobwa Chizi muri perfect, cyangwa se mwakora perfect home nyine, mwaba mubanye neza cyane. Ayavuga ati hanyuma se nkubaza ikibazo ra? Ati yego rwose mbaza ikibazo ndakumva. Okoro ati none se ushobora kugwa mu rukundo cyangwa se ushobora kubana n'umuntu utigeze ugwa mu rukundo nawe? Aya ngoyo aramureba arutse umutima avuga ati oya ibyo ntibyashoboka nanone. Harya baravuga ngo aho kubana n'umuntu ukunda wabana n'ugukunda, sibyo byiza? Aho kubana n'umuntu ukunda si wabana n'ugukunda. Kuko byibura niyo ntacyo wowe wamumarira we akaba akikumariye. Oya amubwira ati hanyuma se iyo nama urimo kungira ifite akahe gaciro? Hoya kurimo kumbwira ngo ntabwo wabana n'umuntu udakunda, warangiza ukambwira ngo umuntu nka Chizi unkunda ariko njye ntamukunda. Ati ndagira ngo wumve uriya mukobwa Clara niwe muntu umwe rukumbi nkunda, apana uriya mukobwa Chizi. Ndetse ntabwo ndimo kuvuga ko uriya mukobwa Chizi ari umuntu mubi, ni umukobwa mwiza pe, rwose ni umukobwa mwiza. Ariko Clara niwe nkunda wenyine, niwe umwe rukumbi naguye mu rukundo nawe. Nyine ndagira ngo wumve, ngiye basi ndashaka ko wamfasha basi hakagira ikintu na gitoya umfasha. Ati yego mbwira ndakumva rwose. Ati ngewe aka kanya nizeye cyangwa se niringiye ko nakwishyura umushahara wanjye 1/2 cyawo cyose ukakijyana, niba ushobora kumfasha uriya mukobwa Clara nyine nkavugana nawe. Ndabizi byanga byakunda ko wowe ashobora kugutega amatwi akakumva, mbese ungireyo. Uyavuga ati okora ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ndabizi ko bidashoboka. Ndagira ngo wumve uriya mukobwa Clara yabitekerejeho neza cyane, avuga ko byanga byakunda ategereje igikomangoma cy'ubu bwami bwacu, ndetse kandi nta kintu ushobora kubikoraho ibyo ngibyo kugira ngo ubashe kubihindura uko byagenda kose. Uyavuga ati se ubundi ni ikihe kintu cyadanje cyerekeye icyo gikomangoma mutegereje? Ubundi icyo gikomangoma vipi zacyo? Ese ni gute umuntu ashobora gusara agata umutwe cyane agasarira igikomangoma ndetse akaba atanakizi ahubwo? Uyavuga ati nanjye simbizi,
abakobwa bahangaha sinzi icyo bategereje, nta nubwo babitekerezaho cyane. Ubwo nyine nuko nguko bimeze, ntabwo simbizi. Okoro abitekerezaho nawe. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like niba wari ugategereje, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko ngashyizeho uzajya ukabona bitakugoye. Ahita mubaza ati hanyuma se wowe none se nawe warasaze wanataye umutwe kubera igikomangoma, nawe urategereje cyane? Uyavuga ati ya nyine biranshishikaje, ariko ntabwo nasaze ngo noneho ngo nanate umutwe kubera igikomangoma wana. Okay, aramutse aje yarangiza akampitamo, nge ntacyo byaba bintwaye, ariko nanone ntabwo ngenda umuyahudi ku buryo nshobora kugenda nkamupfira. Ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubikora rwose. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207588, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Sasa uce yaje hanga ku ruhande ari kumwe na Clara. Ati Clara, oh mana yanjye ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ese ni ukubera iki witwara uko nguko koko? Okay, none se ni ukubera iki proposal yanjye utayemera koko, cyangwa se udashaka kuyakira? Clara ati nese biragoye cyane, ngese ngukunda uko bishoboka kose koko, ntabwo ndimo kubasha kubyumva nyagasani. Kumbe uce akunda uyu mukobwa Clara, ariko ngo Clara yaramwanze. Ati okay, nta kibazo, ngo ndagira ngo nyumve aho bigeze aka kanya rwose ngende no gusara cyane byadange. Ati Clara, nge ntabwo ndimo kuguhagarika kukuba wenda washyingiranwa n'igikomangoma pe, ntabwo naguhagarika. Yego niko bimeze rwose, abantu nkatwe nyine dushobora kuba inshuti, noneho igihe igikomangoma kizazira byibura nyine nibwo bintu aho wahagarikiye ariho uzakomereza. Basi se ibyo ngibyo urabyumva gute? Ndakwinginze cyane, ndakwinginze. Clara amureba avuga ati uce ndagira ngo utuze aka kanya, tuza wowe, tuza rwose, ibyo bintu binyorohereze rwose. Ndavuga ati gwana mbwira ngo ngutuza, ntuza se ntuzi ibijyanye n'iki? Hoya ntuza ku bijyanye n'iki? Ni Clara. Ati reba Clara, ikintu cyonyine nshaka ni wowe, mbese ni wowe nshaka gusa. Aramufata ati Clara, urabizi ko ngukunda. Avuze ngo aramukunda, Clara abanza kureba nta muntu urimo kubyumva. Ati ntabwo nzi ubundi buryo ushaka ko bino bintu nshobora kubivugamo cyangwa se nabivuga. Nyine njyewe ikintu nshaka nuko ngushaka wowe kuri njyewe wese. Ati uri igice cyanjye ntashobora kurekura ngo kigende, ni ukuri Clara. Nese ntabwo ibyo bintu ubasha kubyumva, ahubwo ntabwo bisobanukiwe koko Clara. Ni uce kumbe nawe agira umutima. Ati Clara, ndakwinginze basi nsoma, ndakwinginze nsoma. Uyavuga ati uce ati oya ni ukuri Clara, wowe nshimisha gusa, mpa happiness. Clara abanza kurenganya amaso hirya no hino. Ati Clara, ndakwinginze nsoma basi, nsoma. Uyu mukobwa Clara ahita avuga ati uyu munsi nindamuka ngusomye rero nge ntabwo nzongera kugusoma. Uyavuga ati oya bikore, ni ukuri nsoma nonaha, nsoma. Baraga Okoro nuko gukaturutse hano ku ruhande arabitegereza, arabakanga cyane. Ucyahita avuga ngo rero nkuko nari ndimo kubikubwira Clara, yego ndimwo kukumva, none ugomba kwitonda cyane. Ati yego bijijishije cyane Okoro kandi yababonye. None ugende ubabwire ahantu hose bahakora amasuku neza cyane. Genda ngaho cyaho. Yego reka ngende njye kubabwira bose. Clara cyaho. Uyu musore Okoro yakunze Clara, none asanze bagiye kumusoma cyangwa se. Ati hanyuma se urimo gukora iki ahangaha rero? Uri gukora iki ahangaha? Uyavuga ati narinje ahangaha kugira ngo ngusabe uruhushya kubera ko nshaka kujya hanze, nkaba ngiye nyine kureba. Ati ushaka kugenda, ushaka kujya hehe se? Okoro avuga ati nese aho nshaka kujya bifite agaciro, ahubwo wewe wansabye ko igihe nshaka kugenda ngomba kugenza nkagusaba uruhushya mbere yo gusohoka, ndetse aka kanya ibyo ngibyo nibyo ndimo gukora nonaha. Uca avuga ati uravugisha ukuri? Amureba, uravugisha ukuri? Ati nasa aka kanya niyo mpamvu undogoye, nta n'ikinyabupfura, nibereye mu tuntu n'utuntu cyane. Uyavuga ati well, umbabarire cyane, nsabye imbabazi kuko wenda mbasanze muri ibi ngibi wenda, ariko ntabwo nari nabiteguye tu, ndetse kandi nanone umbabarire cyane kuko nkurogoye njya ahangaha nkasanga wari ugiye kumusoma, none nkakurogoya. Uca avuga ngo ngana ndimo kugerageza kumusoma. Ahita yikiraho aragenda, amureba nabi cyane.
uce ahita yumva ko Okoro babonye okay. Hey, mbese wa mugenga we nari ndimo kukuvugisha urangije uhita ucaho uragenda. Ako none bino bintu ni ibiki wa mugenga we. Reba kano kabizu bari bagiye kunsoma maze igihe kinini cyane ninginga ngo bazakansome imyaka 2 yose ikaba yaragiye gushira. Uyu munsi ubwo bashakaga kukamereza wa kigoryiwe nibwo uje uhita undogo yasha ukandogo. Se uyu mundi umuhungu akomoka hehe koko? Ni uce koko akabizu yinginze kuva kera hari hashize ngo imyaka 2 arimo gusaba kano kabizu. What kind of wahala is this? Bino bintu ni ibiki koko? Ese nukubera icyo uyu muhungu yaje muri iyi palace koko? None aka kanya reba umubiri wanjye urashyushye cyane none nta nubwo nzi n'uburyo ndibuze kuwuzimya. Ni uce yari yigiriye amahirwe umuruho yarushye kera warugiye kuva uwakavuna. Warugiye kuvaho none birangiye bamushwishurije. Uyu musore Okoro yaje hanga ku ruhande abwira mugenzi we ati aka kanya noneho namaze kumenya umuntu urimo gucanganyikisha Clara, bigatuma uriya mukobwa Clara atemera proposal yanjye. Undi amureba ati hanyuma se uwo nguwo ninde? Uwo muntu ninde? Uyavuga ati ni Uche the chief guard cyangwa se ukuriye abarinzi bahangaha. Mugenzi we arabyumva ati wele ntabwo arimo kumucanganyikisha buriya nk'uko urimo kubivuga. Yego ahubwo amaze igihe kinini cyane mwo kumwavansaho na mbere yuko uza ahangaha muri iyi palace. Uriya musore Uche nuko yari ameze ariko uriya mukobwa Clara yaramwangiye cyane. Kumbe koko Uche wamwumva. Amaze igihe kinini atakambarane n'akabizu yari yaratakambiye nako basi karanza. Uyu musore akora avuga ati ngewe ndebye kubyo mbonye ahangaha nizera ko bombi uko ari babiri barimo guteretana uko byagenda kose. Yego kuko ntabwo waba urimo kwavansa ku muntu ngo anaguhe n'akabizu. Uyavuga ati urimo kubeshya, uri umubeshyi rwose bateretana. Uyu musore akora avuga ati brother nge ntabwo ndimo kugerageza kugukonvenka kugira ngo nkumvishe ko ugomba kunyizera, ariko ngewe ibyo niboneye mu minota mikeya cyane rwose nge ndizera neza cyane kuri musore Uche ndetse na Clara ahangaha barimo guteretana neza cyane. Uyavuga ati ibyo ngibyo se ukaba ubizi gute, wabimenye gute? Uyavuga ati nge nagiye ndetse ndababona mu minota mikeya itambutse barimo gusomana inyuma y'urugo hariya muri backyard. Yavuga ati ati yego rwose njya ntabwo nshobora kukwizera, ntabwo barabasomana. Basomana. Okoro avuga ati nge ntabwo ndimo kukugerageza kugukonvenka ngo unyizere, ariko ngewe aka kanya nkubwiye ibyo niboneye n'amaso yanjye uko ari abiri, byizere cyangwa se unabyihorere rero. Uyavuga ati nese ibyo ngibyo byatangiye ryari? Ni ryari batangiye gusomana? Okoro avuga ati my brother ibyo ngibyo sinshobora kubikubwira kuko nge ntabwo mbizi, ariko ngewe icyo nzi nuko ngewe nabiboneye barimo gusomana rwose. Hano Okoro buriya abashenjaguritse cyane. Ati wake ntaribi ntugire ikibazo ntiwihangayikishe, ati ngende buza kubyimenyera neza cyane menye ko bariya barimo gusomana sha. Ahita afata inkota ye. Okoro ahita amubwira ati ntuza kuvuga izina ryanjye muri ibyo ngibyo. Izina ryanjye nturivuge igihe uraba urimo gushakisha ayo makuru. Uyahagaze ahanga abitekerezaho avuga ati wose ubundi ndanakuzi. Ahita acaho aragenda simvuga izina ryawe wose ndakuzi. Okoro yasigaye arimo kubitekerezaho noneho amenye ko n'umukobwa yikundiye. Yewe ibyo ngibyo byarabaye. Sasa ahangaha ibwami wa mugabo twabonye bigaragara ko ashobora kuba ari n'umuyobozi ahangaha avuga ati lolo ati yego rwose ndakumva, ati ngewe ntabwo nakunze ibintu nabonye hanze uyu munsi. N'umusaza ati nibiki wabonye se? Umusaza avuga ati mu mateka y'ubwami bwacu y'ikinyidomu yacu ndetse na nyuma yuko umwami ataravelinze nyine ubwo aciyeho nyine aciye agasheni, nta musekirite cyangwa se nta murinzi n'umwe wigeze atongana cyangwa se ngo ahinduranye amagambo n'undi murinzi ahangaha. Noneho tunareke ibijyanye no kurwana, ahubwo igikomangomakazi avuga ati none se wigeze ubona hari urimo kurwana cyangwa se hari abantu barimo kurwana ahangaha? Uyavuga ati ubwo bwoko bw'icyo kibazo umbajije se ni bwoko ki? Ngo nigeze ngo mbona cyangwa ngo nigeze numva ngo barimo kurwanira ahangaha muri palace ahubwo. Uyavuga ati tuza n'umwamikazi ati oya ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuba rukora, ariko reka nze mbimenye neza cyane. Musakirite we ahamagara guard
ahamagara umusekirite uri hano hafi ati yego ndakumva mwamikazi wanjye. Bategereza kwaza. Uyu musekirite nuko nguko yaje ahangaha, cyangwa se nyine ni umurinzi w'ibwami niko babita. Ati none se hari umuntu wigeze arwanira ahangaha muri iyi ngoro uyu munsi? Umurinzi avuga ati oya, nta muntu wigeze arwanira ahangaha mwamikazi wanjye. Bano barebana batunguwe cyane bareba n'uyu musaza. Avuga ati ngaha mpamagarira Okoro rero aza ahangaha. Ati yego ndakumva rwose muyobozi. Umusore acaho aragenda. Ati mbese muri make abantu barwaniye ahangaha? Ati cyane rwose niko byagenze, barwanye. Bategereje Okoro kugira ngo aze bihamya cyangwa Okoro nuko nguko yaje. Ati murampamagaye mwamikazi wanjye. Umwamikazi avuga ati yego rwose ndaguhamagaje nona. Ati none se nibiki byabaye uyu munsi muri palace? Uyavuga ati ngo muri palace barebana. Uyavuga ati hanyuma se ubwo wari uri hanze cyangwa se ubwo twahuriraga hanze Okoro nibiki wambwiye? Twavuganye ibijyanye n'iki? Uyavuga ati ibyo ngibyo se okay. Bamureba ati nyine nge nakubwiye ko ahangaha banyimye ibiryo kubera ko narwaniye mu ibwami nyine, cyangwa se narwaniye muri palace nyine. Uyavuga ati nese warwanye nande? Ni igikomangomakazi. Uyu musore avuga ati kuri guhari nuko nge ntabwo nigeze ndwana, cyangwa se nta muntu nigeze ndwanya. Atego rwose nge nta muntu nigeze ndwanya cyangwa se nta muntu twarwanye, ariko nyine banyimye ibiryo nyine nicyo cyatumye nsohoka hanze njya hanze kugira ngo njye gushakisha ibiryo, mbese ntabwo nigeze ndwana, nibyo nari ndimo kwivugisha. Ati umbabarire cyane mwamikazi wanjye. Ati caho genda. Mbese avuga uko byagenze. Abangaba basigara bazunguza umutwe batunguwe cyane. Umwamikazi avuga ati oya tuza rwose. Ati kino kibazo ngiye kugikemura, ndibuze kugikemura neza cyane, ndagira ngo tuze. Bino bintu ntabwo bizigera byongera kubaho ahangaha, ndetse kandi nizere ko aka kanya wishimye. Uyavuga ati oya, ibintu ugomba kubitunganya ahangaha muri palace, ukabitunganya neza cyane kuko iki ntabwo ari cyo gihe cyo kurwana cyangwa se kuzana intonganya ahangaha. Umwamikazi avuga ati yego rwose niko bimeze, ndibuze kubyitaho neza cyane, ibi ngibi biri buza gukemuka. Igikomangomakazi nacyo kibitekerezaho cyane. Clara yaje ahangaha ku ruhande avuga ati Okoro nese igisobanuro cy'ibi ngibi ni ikihe koko? Ese ni ukubera iki wampamagaye ngo nza ahangaha? Wampamagariye iki? Uyavuga ati Clara ese ni ukubera iki urimo gukora bino bintu koko? Ese ni ukubera iki urimo kunshagaguramo udukeke? Ese ufite ikihe kibazo? Ese nakoze iki? Uyavuga ati oya, ndagira ngo ntege amatwi rwose. Niba wa musore we Okoro impamvu mpamagaye ahangaha ari ugusubiramo amagambo y'ubugoryi umaze igihe kinini cyane urimo kumbwira, ubutaruhuka buri gihe ugenda uyasubiramo, njyewe ntabwo ndi interested, ntabwo binshishikaje rwose. Ndetse kandi aka kanyereka nze nkubwire, ukuza kw'igikomangoma cy'ubu bwami bwacu kuri hafi cyane, cyangwa se ari hafi kuza. Ndetse kandi ntabwo nshaka kumpagararira mu nzira rwose, ntabwo nshaka kuhagarara mu nzira zanjye igikomangoma kiri hafi. Uyavuga ati Clara ndagira ngo unyumve, njyewe ndibuze no kurekana akazi nukomeza kumfata uku nguku rwose, ndibuze kurizayininga kano kazi nkavemo pe. Uyamubwira ati hanyuma se ubundi utegereje iki? Ni Clara rizayininga ava ku kazi. Hoya utegereje iki rwose ukiri ahangaha muri aka kazi? Byaba byiza aka kazi ukavuyemo, kubera ko njyewe ntabwo nzigera na gatoya nemera propozo yawe, ntibishoboka. Aka kanya ndagira ngo iminwa yanjye uyisome nonaha, ntabwo nzigera nemera propozo yawe. Ndetse kandi n'amakuru unagomba no kumenya, ahubwo amwiyereka, reba njyewe ndi uwundi muntu. Yego, kandi uwo muntu turimo kuvugaho ni igikomangoma cya Umagu Kingdom, nicyo cyonyine kimfite gusa. Rero uko wabimenya neza nibyo byakubera byiza n'urwo rutwe rwawe. Ndetse kandi reka ngohereze agasopo ku nshuro ya nyuma, iyindi nshuro uzigera umpamagara ahangaha ugasubiramo uyu mwanda urimo kumbwira, nzakwambara singa cyangwa se nzagusebya nyine, nzagukoza isoni n'ikimwaro, nzadiringa nawe ku rwego rw'uko uziyanga neza cyane, ukiyanga byadanje rabish wa mwanda. Nese mariage ni ku ngufu, umuntu agomba gukingiranwa ku ngufu. Nese no kubera iki urimo kumbangamira ukabangamira amahoro yanjye? Ahubwo Okoro ndagira ngo wumve, ndagira ngo unjye kure cyane, njye ntabwo ndi uwawe, njyewe ndi uwundi muntu kandi kingukaho ndakwiyamye cyane.
Clara agenda arimo kwikubita. Okoro ahangaha baba bamuhaye gasopo ya nyuma yo kuvuga ati rwose ibintu urimo ntabwo bishoboka na gatoya. Uce yaje ahangaha ku ruhande arimo no kureba ku isaha ndetse ari kumwe n'abandi bari ahangaha yitegereza n'impande n'impande, bamubwira bati Uce ndakwinginze Loro ntubimubwire cyangwa se ntubwire umwamikazi bino bintu, ntubimubwire rwose. Ndetse nizeye neza cyane ko Okoro ari buza kugaruka bidatinze. Nyagasani yagiye ngo ntibabimubwire. Uyu mukobwa Clara avuga ati rero Uce byaba byiza uramutse ugiye mu nzu warangiza ukabwira umwamikazi ko uriya musore Okoro yavuye ahangaha kuva mu gitondo ndetse akaba atari yanagaruka, nibyo byakubera byiza. Uyu nguyu nanone uri kumwe na Uce avuga ati rero uramutse umbajije ngo yitwa Amaka, ngenda atekereza kumenyesha ibi ngibi umwamikazi, aricyo cyaba ari igitekerezo cyiza rwose. None se ikintu kiramutse kibaye kuri uriya musore Okoro, uyu avuga ati hanyuma noneho ubwo bagahita byose bigwa no ku bwonko bwanjye cyangwa se ku mutwe wanjye. Ati yego rwose nibyo nakubwiraga. Ati none murimo kumbwira ngo sinjye kubimubwira rero. Mbese uriya musore Okoro ntabwo ari ahangaha ibwami ya buri wirengero. Uyu mukobwa Ikizi avuga ati oya Okoro ni mumuhereza igihe, byanga byakunda ashobora kugaruka mu gihe kidatinze, ndetse kandi ngiye nizeye ko byanga byakunda ari buze kugaruka. Mugenzi amubwira ati oya itegereza igihe aho kigeze, ndetse kandi ukaba urimo kuvuga ngo tumuhereze igihe. Nase ibyo ngibyo icyo gihe tugomba kumuhereza ni bwoko kikingana gute? Ati ngiye nta bibazo nshaka ahangaha. Ati ahubwo se niki tugiye gukora nonaha rero? Baranga barimo kuganira ngo uriya musore Okoro ya buri wirengero, ndetse igikomangomakazi nuko nguko cyaturutse hariya hirya ku ruhande kiza ahangaha kibegera. Abangaba baramubona abareba nabo areba. Hanyuma se nibiki birimo kujya imbere ahangaha? Ni igikomangomakazi. Ati Uce nibiki bijya mbere ahangaha? Bana bareba bacecetse cyane. Ati rero umusore Okoro yavuye ahangaha kuva mu gitondo none ntabwo yari yagaruka. Uyavuga ati ngo kuva mu gitondo? Ni igikomangomakazi. Uce avuga ati yego rwose ntabwo yari yagaruka. Bano bafite urwikeko. Ati hanyuma se ntabwo yigeze akubwira n'ahantu yerekeje cyangwa se agiye? Ati oya igikomangomakazi cyanjye we ntabwo yigeze abimbwira. Abitekerezaho, igikomangomakazi kibitekerezaho avuga ati oke nibishake. Clara avuga ati none se mubihagazeho neza cyane ko uyu musore atariza yininze atavuye mu kazi. Undi avuga ati ava mu kazi gute se gute? Oya avuga ati buretse gatoya Clara ngiye ntabwo twemeranya kuri ibyo ngibyo uvuze. Nese urimo kuvuga ibiki ngo akaba yariza yininze yavuye mu kazi? Umusore navuga ati nese hari ikintu yigeze akubwira Okoro? Se hari ikintu yigeze akubwira? Bana bamureba ati yego rwose yakimbwiye. Ati uriya musore Okoro yambwiye ko ngo nindamuka ngo noneho ofa ye nyikize hasi cyangwa se ngo simwemerere urukundo ngo ari buze kuriza yininga, ngo ari buze kureka akazi. Ariko ntabwo nzi niba ibyo ngibyo ari byo byabaye cyangwa se atari byo byabaye nyine ko yariza yininze yagiye. Ntabwo mbizi. Kize avuga ati Clara nese no kubera iki utagira umutima? Ese kubera iki uri heartless muri uru rwego? Kubera iki utagira umutima? Uyavuga ati ndagira ngo wumve Kizi ni Clara, umva ubahe imyaka yawe mikuru cyangwa se ngo wubahe imyaka yawe ushajemo ahubwo ni wowe utagira umutima rwose. Uyavuga ati oya birahagije ntimurwane. Ati yego rwose bino bintu nimubitangire. Bano batangira gutongana. Ati nase byose si amakosa yawe. Uyu nguyu avuga ati ngiye nta jwi ryanyu nshaka kumva ahangaha ni Uce, nta majwi yanyu nshaka kumva, ndabiyamye cyane nimuceceka ahangaha, nimuva ahangaha ahubwo munagende mugende mwabaginga mwe muva ahangaha. Arabakanga bana baratongana, bamwe bashinjanya n'amakosa abaja bashinja abarinzi. Namwe mwese muva ahangaha mwabaginga mwe, nawe ahangaha genda mugende mwabaginga mwe mugende. Clara nawe genda. Uyu nawe uri kubwira abantu ngo bagende, nawe avuga aho genda. Uce nabaramubwira ngo agende bano baginga. Igihe cyaragiye hano mu rugo ibwami muri palace. Uyu murinzi yari yibereye ahangaha yumva ihoni ririmo kuvugira ku marembo, ndetse umwamikazi umukobwa we igikomangomakazi nuko uko basohotse, ndetse n'abaja nabo baza ahangaha biruka cyane barimo kwitegereza ku marembo ahantu ihoni ririmo kuvugira, bameze nk'umuntu cyangwa se nk'abantu bategereje cyane. Nawe ucyategereje hari imodoka yaje ahangaha na wa musaza w'umuyobozi inaha muri aka gace. Igikomangomakazi kirimo kumwenyura, abantu bose bigaragara ko wagira ngo igihe cy'igikomangoma kirageze cyangwa se ngo igikomangoma noneho birangiye kije inaha muri aka gace. Umusore yasohotse mu modoka
aragenda arazenguruka kugira ngo ajye gufungura umuryango, ndetse mu gufungura umuryango ahangaha umusore Okoro niwe wasohotsemo. Nyagasani, yasohotsemo yambaye bisanzwe ndetse anasuhuzanya n'uyu musore bari kumwe. Nyagasani, umusore Okoro niwe usohotsemo ahangaha muri iyi modoka, aza gake gakeya cyane. Nyagasani ati wa mama niko abivuze, avuze bwa kera kirimo icyabo. Nyagasani, umwamikazi arambura amaboko, Okoro agenda amuyambira cyane. Nyagasani, cyangwa se agenda arimo kumusanga avuga ati rwose gikoma ngoma cyangwa gukinga idomo. Nyagasani, uyu musore Okoro yaragiye ayambirana n'umwamikazi ati mwana wanjye Nyagasani undebere igikoma ngoma bari bamaze igihe kinini cyane bategereza cyari kibarimwe batabizi. Ati reba mama, rwose urimo kugaragara neza cyane. Ari umusore undi avuga ati nawe urimo kugaragara neza. Umusore Okoro avuga ati oh my beautiful sister, ati rwose gera hino nyambire brother wanjye. Barayambirana. Reba umusekirite wari ku ruhande yifashe no ku mutima. Nyagasani, umeze neza se? Yego meze neza. Wa mukobwa cyangwa se igikomangomakazi uburyo cyakundaga kurwanirira Okoro ndetse n'uyu mwamikazi nawe akaza akabyivangamo, bigaragara ko bino bintu ari ibintu bari bazi. Areba yitegereza impande n'impande. Karara yarabibonye. Sasa rero amanika amaboko. Oya ngo yavuga ati ese Okoro abwira wa musaza, uratunguwe kumbona aka kanya se? Uratunguwe cyane. Aramusubiza, ndagusuhuje igikomangoma cyanjye. Asuhuza nyine akizemo n'icyubahiro, ntabwo yaramuzi nawe. Ngo abantu bari bamuzi ni bake cyane. Areba yegera wa musekirite ati Okoro wa musekirite, wane ndagusuhuje igikomangoma cyanjye. Reba wa windi uce ati rero mama, uyu nguyu ni umusore w'inshuti yanjye nyine tuvanye mu mahanga cyangwa se twavanye mu mahanga. Ati ndagusuhuje mwamikazi wanjye, ndagusuhuje igikomangoma. Ati urisanga cyane rwose. Bano bareba rwose. Reba uce niko Okoro yaje amubwira. Uce yaranarize ajugunya n'inkoni y'ubushumba ahanga. Uce ati igikomangoma cyanjye ararira. Bino nibyo bajya bavuga ngo fata umuntu neza niyo waba utamuzi, nurangiza wigendere. Ati umeze gute uce se? Ati oya aka kanya shekinga. Oya haguruka rwose, ibintu bimeze neza. Uce yararize. Nyagasani, ati bimeze neza rwose. Ati come on amukora avuga ati bumugabo man, bumugabo nta byo kurira. Bigaragara ko igikomangoma nta n'umutima mubi. Niwe waza ari igikomangoma. Mbese muri make yarababonye ntibamubonye. Nyagasani, hano niho yahise abona umukunda n'utamukunda. Ibaze gutegereza umuntu muri kumwesha igihe cyose. Yarahindukiye avuga ati beautiful sexy, niko yaje avuga. Clara rwose uri classy cyane. Nyagasani, ati aka kanya uratunguwe cyane kumbona. Clara yamanitse amaboko, umusore aseka cyane amwitegereza. Ati oya bimeze neza. Yapfukamye hano. Bimeze neza, haguruka Clara, haguruka rwose, ibintu ni ubutamu cyane hano, n'ubundi ntabwo yaba akimukunze. Wowe wanyanze ntacyo ndicyo sha none aka kanya. Ati bimeze neza rwose, bimeze neza. Arahindukira yigira no ku wundi amureba. Ati Kizi rwose. Kizi nawe ati Kizi, ati ndagusuhuje. Ati oya bimeze neza ntugire ikibazo. Aramuhagarutsa ahagarara neza. Bimeze neza. Ati rwose ndishimye cyane kukubona rwose Kizi, ndishimye cyane. Kumbe ni umukunda. Ati oh my god, amaka. Ati yego rwose amaka. Ati bimeze neza. Ndagusuhuje igikomangoma, ndagusuhuje. Bose batunguwe bagwe mu kantu. Reba ucyariye hirya. Yabaye nk'ufite ubumuga bw'akaboko, kumbe ruriya rushyi rwakubise uyu musore. Ati hanyuma noneho umukobwa uri most sexiest kurusha abandi bose uju. Ati ndagusuhuje. Ati ndishimye cyane kongera kukubona. Ndagusuhuje cyane. Umusore areba. Ati rero aka kanya ndishimye kugaruka ahangaha mu rugo, noneho byanyabyo. Ubwo nyine mwese murabizi ibyo ndimo kuvuga. Ubwo yigeze kugaruka atari ibyanyabyo. Bamubona mu myenda y'umurinzi. Nyagasani, ati yego rwose. Tuza kongera kubonana. Yigira mu nzu ndetse n'abayobozi bamukurikiye ndetse n'umusore bazanye.
uyu musore uce asigara ahangaha mu marira menshi cyane avuga ati hey, noneho Karara ku ruhande arasara sasara hey, hey, hey. yicarana hano hasi. Yego ubundi iyi niyo mpamvu mba ntegereje kugira ngo hano mpavugira amagambo yanjye yo kukubwira uti ushatse biriya bintu wigira n'ibiki byose ubona umuntu ngo ntumwiyumvisemo ngo n'ibiki byose wabireka ubu se ibaze nawe ugeze ahantu ntibagukunde kandi ari hahandi nawe ubakenereye cyane. Bano abangaba byarabarenze cyane, ariko Karara we apfukama hano hasi cyangwa se yicara uca avuga ati ndapfuye. Uca byaramurenze, yibuka uburyo yapfukamishije igikomangoma, yibuka uburyo nanone yakubise igikomangoma n'uburyo yamucije n'inyamasha inyama yari iri mu kanwa akamubwira ngo kiriyo nyama wa kigoryi. Oya avuga ati yewe aka kanya rwose nanjye sinzi ikintu nakora. Ati ewa abivuga noneho no muri cya kirimi cy'iwabo sinzi ukuntu bacyita, nakoze amabara menshi cyane. Bano birabacanga bose bagenda babyibazaho ibintu bakoze. Umukobwa Karara byaramucanze avuga ati se ibi ni ibiki nakoze? Uce nawe yicara hariya ku ruhande yabaye nk'agahinja. Karara avuga ati se bino bintu ni ibiki nakoze koko? Aha kwicuza ni bibishahu hano ubuvuga uti unareba n'uburyo byabaye mu kanya gatoya katambutse, nyine mu gahe gato katambutse, ugahita uvuga ngo ese nsubire inyuma hari uburyo nabikosora se? Ariko ntibyashoboka nyagasani. Bano baricuje cyane, abicuza abafashe nabi uriya musore nabo nyine barabibona. Mu gihe cyakurikiyeho uca nuko kuko yafashe igikapu aza arimo gukwepa cyane, abandi bamukurikiye ati uce wigenda ndavanga mu ndake mwabaginga mwe nase muri abasazi. Uyavuga ati oya, bamubwira bati umwamikazi aragukeneye cyane. Undi avuga ati nase muri abasazi. Ati oya nukuri igikomangoma ni wowe wacyofendinze, ariko nanone cyarakubabariye, turakwinginze ntagira ahantu ujya. Uyu musore avuga ati ndabinginze nimundeke nigendere mu mahoro. Umusore uce nuko nguko yaciyeho acaho aragenda, baramufata ndetse anakuramo n'ibyaha ngaha. Ubwo nyine ipfunwe ni ribi akuramo n'ingofero ndetse n'amabida aba yambaye acaho aragenda. Mbese ahangaha bavuga ati ntabwo nakomeza kubaho mu gisebo. Abangaba nuko nguko baje buri wese atora. Ati se aragiye bya nyabyo? Ati nese urimo kumbaza? Uyavuga ati byose ni amakosa yawe Kizi, byose ni amakosa yanjye. Ati nge se nakoze ayahe makosa? None se ni ngewe wamusabye ngo igikomangoma ajye gifata nabi, hari uruhare nabigizemo? Uyu nguyu ngo ni Ujo acaho aragenda. Sasa rero uca aravuze ati aho kugira ngo mbeho mu gisebo abantu mwanga guseba ariko mutagira ikinyabupfura, muba mwumva ibyo bintu byashoboka bite rwose? Ibyo byarabaye. Sasa ahangaha mu rugo uyu musore Okoro igikomangoma yaje ahangaha ari kumwe na famiye, ndetse umukobwa Kizi nuko nguko yaje. Ati ndagusuhuje gikomangoma kazi cyanjye, ndagusuhuje mwamikazi wanjye. Ati ndagusuhuje gikomangoma cyahangaha. Anahindukira ati namwe mwese ndabasuhuje. Ni umukobwa Kizi. Okoro amureba avuga ati Kizi ndashaka ko wicara ahangaha, wicaye nshaka ko tuganira wicaye ahangaha. Igikomangoma kazi kivuga kiti cyane rwose icara. Bigaragara ko inkuru bamaze kuyimenya bamaze kumenya ko ari we mukobwa w'umutima. Nsuhuje abakobwa b'imitima nibyo manzi mu bitsuhurize, ndabizi ntacyo manzi cyaba kiri kumva kano kantu yaba yahageze atese ko zino zirebwa n'abafite imitima. Uyavuga ati icara rwose ni umwamikazi, icara rwose mukobwa Kizi icara. Igikomangoma kazi azunguza umutwe ati oya nta mpamvu yo kugira ubwoba, ni umusore nta mpamvu yo kugira ubwoba, icara rwose icara. Bose bamubwira bati icara, bamwicaza afite ubwoba bwinshi cyane aricara yabize n'icyunzwe cyinshi. Umusore Okoro ati wa mukobwa we Kizi ndabizi ko ugiye gutungurwa cyane kuba ngusabye ahangaha kwicara muri presence ya mama wanjye umwamikazi, ndetse sister wanjye Adeze, ndetse n'uyu muyobozi ukuriye abandi bayobozi bo muri ubu bwami bwacu, hamwe n'iyi nshuti yanjye twaturukanye muri state. Mbese uratunguwe cyane kwicarana natwe? Uyavuga ati yego gikomangoma ndatunguwe cyane. Umusore avuga ati ndagira ngo wumve Kizi. Ati ndashaka ko undeba cyangwa se umbona nka Okoro n'ubundi usanzwe uzi kuva muri ya minsi yatambutse, ndetse wa Okoro nanone iteka ryose wabaga uri kumwe nawe wirekuye umutima nta kibazo na gitoya ufite. Urabibona Kizi? Ahanga ya amwenyura wamaye ibiryo
ubwo nari nshonje ndetse wampaye n'urukundo, wampaye keya, wari uhari igihe cyose abandi bose bari bantereranye. Kumbe umuginga yaradushukaga sha, buriya yahitaga yigira no kurya mu ibanga ari kumwe n'umwamikazi yaratubeshyaga ati igihe abantu bose babaga bantereranye, kumbe wari uhari, byose wari uhibereye, warahambereye. Ndetse ikirenze n'ibyo ngibyo wafashe n'uburibwe bwanjye cyangwa se uburibwe nagakwiye kugira icyo gihe utari unabizi ko njyewe ndi igikomangoma cy'ubu bwami bwacu. Bityo rero ndashaka ko ukomeza kumbona nka wa Okoro uri simple cyane, uri aho ngaho utagize ikintu na gitoya atwaye, biraho mbese uko nguko gusa. Ati hari imvugo yinaha ivuga ko buriya ikiza umuntu yakoze cyangwa se umuntu ufite umutima w'ikiza yakoze nawe aba akwiriye ikindi kiza. Ibyo ngibyo niko bigomba kugenda. Bano bamureba, umukobwa nawe abitekerezaho. Ati Kizi, aka kanya ndashaka kugushimira cyane, ndashaka kugushimira ibintu byose byiza wankoreye kuva umunsi wa mbere nageze ahangaha muri iyi palace, ndetse kandi mpereza n'ikiganza cyawe nonaha. Come on, mpereza ikiganza. Muhereza ikiganza, muhereza ikiganza. Aramufata. Come on. Mureba, ubwo uyu musore niwe ugiye kuba umwami w'intama. Ati Kizi, ndashaka ko wambera mama w'abana banjye cyangwa se urubyaro nzabyara nyine. Ndashaka ko uba umwamikazi ukurikiyeho wa Umagu Kingdom, ndetse ndagushaka iruhande rwanjye igihe nzaba ndimo kwambara ikamba rya papa wanjye nyuma yo kumushyingura. Ndagusabye cyane, ndetse kandi iyi akaba ariyo mpamvu ndimo kubigusaba nonaha, kugira ngo ushyingiranwe nanjye Kizi. Mbese reka dushyingiranwe. Igikomangomakazi kivati Kizi, yego rwose. N'umwamikazi nabo abareba, uyu mukobwa yahise amwiyaka, ndetse umukobwa aranarira. Ahubwo nyagasani, umukobwa yaramwiyatse, ndetse kandi uyu mukobwa hari ibintu yatangiye kwibuka. Sasa undebere, avuga ati nyogokuru rero, ati yego ndakumva Kizi, aka kanya ngomba gusubira muri palace cyangwa se ibwami nonaha, ndetse narinje ahangaha kugira ngo ngucekinge menye uko umeze. Ni ibintu umukobwa atangiye kwibuka bamubwiye ngo ashyingiranwe n'igikomangoma nyine. Narinje kureba uko umeze. Ati ndakwinginze. Amukoraho ngo ni nyirakuru, wiyiteho cyane, ubikoreye ngewe. Okay, urabizi ko ari we muntu umwe rukumbi wenyine muri iyi si mfite nsigaranye, nta wundi muntu ngira. Okay, umukecuru avuga ati yego ndakumva mukobwa wanjye, rwose ndakumva. Ati kandi nanone amahirwe n'imigisha bihorane nawe. Umukobwa Kizi avuga ati amen. Ati mukobwa wanjye Kizi, iteka ryose uzahore uri careful, witonze cyane. Ati ndagira ngo ntege amatwi wumve kino kintu, ntuzigera uba igice cyababaje b'ibwami bamwe baba selected kugira ngo babakuremo umuntu ugomba gushyingiranwa n'igikomangoma, cyangwa se kugira ngo ube umugore w'igikomangoma. Ibyo ngibyo ntuzigera ubikorana gatoya, kubera ko mukobwa wanjye Kizi, wowe uri related cyangwa se ufitanye isano na royal family. Sasa undebere, uyu mukobwa Kizi, sogokuruza wawe ubyara sogokuru wawe nyine niwe wabyaraga papa w'umwami waciyeho cyangwa se umaze gupfa muri iyi minsi. Bityo rero wa mukobwa we Kizi, n'ibingibi nkubwiye, umwamikazi nawe ubwe ntabwo ibingibi abizi, ndetse aba elders ndetse n'abakendrike binaha muri ubu bwami bwacu nabo ubwabo ibingibi ntabwo babizi ko ufitanye isano. Mbese ni nkaho byaba bivuze ngo uyu mukobwa Kizi ni nka mushiki w'uyu musore Okoro. Uyu nguyu aramuyambira avuga ati urakoze cyane grandma, nyogokuru, ndagushimiye cyane. Ati ibyo ngibyo ndabyumvise kandi ntabwo nzigera mbijyamo, kandi urabizi ndagukunda cyane byadanje birenze urugero. Ibingibi ni by'uyu mukobwa Kizi ahise yibuka. Kumbe ameze nkaho ari mushiki w'uyu musore Okoro rwose. Bano bavuga bati Jesus Christ, ni umusore Okoro. Ati what? Nyine aranabibabwiye ko ari uko nguko bimeze, turi busangire ubwami. Uyu mukobwa ahubwo Kizi nubwo yari umuja wahangaha, ahubwo ni igikomangomakazi cy'inaha nawe rero. Ati mama, bano baratungurwa cyane. Ubwo uyu nguyu aba ari no mu buyobozi bw'inaha nawe ntabwo anabizi rero. Bano bose bahise batungurwa. Bigaragara ko uyu musore igikomangoma nubwo yakunze uyu mukobwa Kizi, ubwo nyine nta kivuyemo. Biranze. Ubwo umukobwa yakunze Clara nawe byanze. Bigaragara ko uyu musore ari umwe muri babandi tuvuga utagenewe gukunda.
igikomangoma ntabwo kigenewe urukundo. Ndetse uyu mukobwa Kizi nawe bahita bamenya ko ari uwinaha muri izi nce, ndetse akaba ari ro yonyine. Bose uko nguko niko byagenze birabakanga, uyu mukobwa Kizi acaho aragenda. Yavuga ati Kizi kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi, ndetse uko nguko ni nako banakarangije. Sasa reba hano hasi ukande ku ibuto ya like nibugakunze, ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo n'utundi nzajya ngenda zana umunsi ku munsi uzajya utubona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa mbafite ku mutima cyane, ntituzaburane mu kandi gakurikiyeho.